dufate Yesaya 35 ni mirongo mike cyane, badusomere iyo mirongo 10. Ubutayu n'umutarwe bizanezerwa, ikidaturwa kizishima kirabya uburabyo nka Habasereti. Uzarabya uburabyo bwinshi, uzishimana umunezero n'indirimbo, uzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu. Mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amababa asukuma, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere, ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izazibakize. Icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwe uzahinduka amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanya n'urufunzo. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi. Abagenzi n'aho baba ari abaswa ntibazayiyoba, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo. Ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Amen. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Iteka kugira ngo uzamenye ijambo ry'Imana, ukwiye kumenya icyo bita historical background. Ukwiye kumenya ese iri jambo ryavugiwe hehe, ryavuzwe nande, ryavuzwe ryari, kugira ngo umenye icyo rigamije. Amen. Iyi ngwara rero y'abarokore benshi bijonjoramo akarongo kamwe bashaka, bakakita ukuri kose. Iyo ni indwara mbi. Ntuzajye wemera iyo ndwara ngo ikwibasire. Gufata akarongo kamwe muri Bibiliya kubera ko kagushimishije, ama ukita ukuri kose, ni bibi. Ushobora kuba ufite icyitwa ukuri kandi kituzuye. Amen. Nta jambo na rimwe muri Bibiliya ridafite aho ryavugiye, uwarivuze, abo yaribwiraga, nicyo yaragamije. Amen. Haleluya. Rero umukristu muzima ni umukristu arya ijambo ry'Imana kandi rigahora rimuryohera, akahora arinyotewe, akahora arigirira inzara. Iyo umuntu mu buzima busanzwe yatakaje apeti, sibyo, ni ikibazo. Iyo umubyeyi yabona umwana we ntakirya ntacyonka, nawe agira ikibazo, ahagarika umutima. Amen. No mu buryo bw'umwuka, iyo Imana ibona wowe waravutse ubwa kabiri mu kumva ubutumwa bwiza, ariko nta jambo ry'Imana ugirira inyota, nta jambo ry'Imana ugirira inzara, wowe wumva so mu ijuru atagira ikibazo, nawe akugirira ikibazo. Amen. Nabwiye nimuvuga amen ntacyo muri bube. Amen. Mbaye urugero muzi umubyeyi n'umwana. Iyo umwana atakaje apeti, ageze mu kigero cyo kurya, cyangwa ntagire icyanywa, ari umwana muto nanywa amata, uwo mubyeyi ahagarika umutima kugeza aho ajya kwa muganga. None se ko twebwe twabyawe ubwa kabiri, twavutse ubwa kabiri, nako twabyawe n'Imana. None se uwatubyaye siwe twita data wo mu ijuru? Wese iyo abonye abo yabyaye batarya batanywa, wumva bimunezeza?
oya. Imana yaravuze ngo umwana w'umuntu ntazatungwa n'ibishyimbo gusa. Bariya bavuze umutsima kuko niyo nourriture de base. Iyo bavuze ngo je gagne mon pain, je gagne ma croûte, bavuga iyo bashatse kuvuga ubuzima bavuga ngo ngiye gukorera umugati. Ariko twebwe umugati ze twari tuwufite. Wenda bikige ntibazi ko umugati ntabwo wari mu Rwanda. Umugati ni w'abazungu. Twari tufite ibishyimbo byacu, tukagira n'ibijumba, tukagira n'umutsima w'amasaka. Yabise iyo Yesu aba mu Rwanda yari gukoresha imvugo y'Abanyarwanda. Amen. Rero umuntu ntabwo atungwa n'ibishyimbo gusa n'umuceri. Twabyumvise. Ahubwo watungwa n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Ntiwumva se? Nuvuga ngo iyo umaze kuvuka ubwa kabiri ntabwo ukwiye gukomeza kumva ko ukeneye gusa ibi byo kurya by'umubiri. Ibyo uzakomeza ubifate, ariko hari undi muntu muri wowe wavutse nawe afite ibiryo bye by'umwihariko ni ijambo ry'Imana. Petero aravuga ngo mwifuze cyane amata adafunguye nk'abana b'impinja bavutse. Mwifuze. Sibyo? Ngo ribakuze. Nuvuga ngo utifuza ijambo ry'Imana ntabwo azakura, azagwingira, amaherezo apfe mu mwuka. Amen. Haleluya. Iki gice cya Yesaya 5 ngira mwubwire iby'ingenzi byacyo naho bihuriye natwe. Amen. Kugira ngo umenye uriya mutwe icyo uvuga. Amen. Haleluya. Kurikira. Yesaya yabaye mu kinyejana cy'umunani mbere ya Yesu. Yesaya yabaye mu kinyejana cy'umunani mbere ya Yesu. Yabaga i Buyuda. Yari umunyacyubahiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Amen. He was a noble man. Yari umuntu wari noble, ari noble. Yari umuntu w'imfura muri societe y'Abayuda. Amen. Imana iramuhamagara mu gihe yatangiye guhanura. Amen. Ari amagambo y'igice cya 35 afite impamvu Mwuka Wera yazanye. Kubera ko Yesaya yabonye igihugu cy'igihangange cyitwa Ashuri, Asiri. Amen. Umugwa mukuru ni Nineve. Amen. Gihaguruka iburasirazuba bwo hagati kikagenda kinesha ibihugu byose, ndetse kigera no muri Isirayeli, kinesha ubwami bwa Isirayeli bugizwe n'imiryango 10 nibwo bitwa ubwami bw'amajyaruguru. Ubwo baraneshwa, barabatwara, babara mu gihugu cyabo, baba deporté. Umwami wa Ashuri mu cyimbo cy'Abisirayeli aza gutuza abantu be, ni bakomokaho Abasamariya. Dukomeze. Noneho hasigaye ubwami bw'Ibuyuda bugizwe n'imiryango 2, Yuda na Benyamini, umugwa mukuru Yerusalemu. Sibyo? Yesaya ahanura ko nabo igihe kizaza ibyashikiye bene wabo b'amajyaruguru nabo bizabashyikira. None ntibazaterwa na Ashuri, bazaterwa na Babuloni, kuko nabo bazaba barateye Imana umugongo. Bazajyanwa, ingoro ishenywe, abarokotse bajyanwe Babuloni, bagende hariya bajyanwe n'umwami Nebukadnesari. Amen. Baza i Babuloni kure y'ingoro y'Imana yabo qui faisait leur fierté, niyo yari shema. Kure y'igihugu cyabo, kure y'amateka yabo aho. Icyo gihe rero cyose Yesaya mu Mwuka Wera yakise ubutayu.
yacitse ubutayu. Amen. Kuko igice cya 35 gitangira kivuga ubutayu. Mu buryo bw'umwuka rero ubutayu n'ubwoko bw'Imana bwajyanywe kure igihugu cyabo cy'isezerano, kure y'ingoro y'Imana. Hano nta kintu cyakubwira wowe, abari kure bose ya Yesu mu buryo bw'umwuka Imana babona bituriye he? Ubutayu. Abari kure ya Yesu bose mu buryo bw'umwuka Imana babona ko bituriye mu butayu. Ubutayu burangwa n'iki? Ubutayu nta buzima, nta mazi, nta katsi, ni imisenyi gusa n'ibitare n'amajwi y'imiyaga komeye teye ubwoba. Ubutayu. Amen. Abakristo bajya bavuga ubutayu ariko ntibumva ibyo ari byo. Ngo urabizi unsengere ndi mu butayu. Ubutayu yewe ntukabumemo. Waramenye Imana ntukabe mu butayu. Amen. Waramenye Imana by'ukuri hanyuma ukayitera umugongo ku mpamvu zitandukanye, nubwo baguha ibyo Bezos nyiri Amazon atunze byose n'abandi bitwa abakire bo mu isi, ntabwo ushobora na gato kunezerwa nimba warasogongeye ko Yesu agira neza. Amashimeje ku mwami Yesu. Umutima wasogongeye Yesu Kristo by'ukuri, apana ya rupiga byo kuza mu matorero. Yarasogongeye. Amen. Akavuka bwa kabiri, agabwa impano yo mu ijuru yitwa Mwuka Wera, agasogongera impano yo mu mwuka, ijambo ry'Imana, akaryoherwa naryo. Hanyuma mu gihe runaka ku mpamvu zitandukanye agatera Imana umugongo, nubwo wamuha amafaranga yose yo ku isi ntago azigera yishima mu mutima. Ntibishoboka. Nubona umuntu witwa ko yavuye mu gakiza hanyuma ukamubona afite iby'isi akamera nk'uko nta cyabaye, ntago yigeze akizwa, yaribesheye. Mwabizi yewe nubwo wampa ifeza n'izahabu byo ku isi yose hanyuma nkava kuri Yesu, mwumva nabaho? Sinabaho. Franchement sinabaho. Mwabizi sinasinzira, sinage, ahubwo nahamuka. Urazi impamvu? Kuko ndabizi kintegereje. Rero ndio ndajya uko bukiyo bwije, ndajyayo simvayo. Kubitekereza gusa ko ari genza yarenguka imbere ye birampamamura. Nta mahoro nagira rero. Amen. Nubona umuntu ngo yari yakijijwe none asigaye yibereye aho yarateye agakiza ngo hanyuma ngo rero enjoyinga ngo life entre guillemets, ntabwo yigeze akizwa. Yaraje yota umuriro w'agakiza gato ariko ntabwo yigeze umutwika. Kota umuriro no gutwikwa nawe biratandukanye. Abantu benshi barota ariko ntabwo binjira mu itanura ry'agakiza ngo umuriro wa Yesu utwike kamere n'ibindi byose by'isi. Abantu bararikira. Amen. Amen. Hallelujah. Ese wibaza ko Shadrach, Meshach, Abednego wari kubaha iki kugira ngo banezerwe ariko bagata Imana? Ntacyo. Kuko Nebukadinezari ati nimupfukamira igishushanyo cyanjye sibyo, dore ibi n'ibi sibyo, amavantage menshi yari kubaha. Abati Nyagasani, uretse ko tudashobora, Imana yacu ibasha kudukiza itanure yawe, ariko nubwo itadukiza ntabwo twapfukamira igishushanyo. Ntabwo twapfukamira igishushanyo, twaramenye Imana nzima. Wabise? Ntabwo twapfukamira igishushanyo, twaramenye Imana nzima. Ese Imana nzima wayigurana amafaranga? No. Wayigurana se ibyubahiro by'isi? No. Wayigurana iki? Nta na kimwe. Abantu benshi rero
baribeshye ngo bakijijwe, ntago bakijijwe, baje kota umuriro. Umwuka yarabahamagaye ngo binje mu muriro w'agakiza, ariko ntago bumvise agashuhe gusa bahita bagenda. Ntabwo ushobora kuba warinjiye mu itanura ry'agakiza ka Yesu Kristo hanyuma ku byago runaka ukagwa, hanyuma uzumve ngo hari ibindi by'isi wungutse byasimbuye yasimbuye kagakiza, bwa busabane n'Imana nzima, ya mahoro ya Kristo, bya byishimo by'Umwuka Wera, za mbaraga z'ibyiringiro by'ubuzima buzaza. Kama bw'ikintu kimwe, hari umwamikazi kimwe mu bihugu by'Uburayi, amen, yari afite mu bagaragu be benshi, yari afite umwe yarazi Yesu, hanyuma akazajya mwumva aririmba aho bafite amacumbi, hariho palais, ingoro aho umwamikazi yaba ari yose n'abakozi. Rero akumva ijwi rizamuka, noneho akegera umwamikazi, akumva ariho aririmbira Imana, yarazi Yesu, akumva ijwi, akumva amagambo, akarira, ntawe umubona, wabise, hanyuma agasubira yomboka. None bimaze igihe kirekire kandi akabona ko uwo mugaragu atandukanye n'abandi, akora imirimo yishimye, amen, agaserva umwamikazi n'umutima unezerewe, uko yarazi mu mutima we yuko adaserva umwamikazi, aserva umwami we. Hanyuma rimwe amutumyeho, araza abona hakozwe ikintu kidasanzwe gikorwa, amwicarika ku ntebe y'icyubahiro imbere ye, aho yakira abantu bahambaye bisi, abategetsi bisi, amwita mu izina, aramubwira ati, maze igihe kirekire negeraho aho utuye, yani mu nzu y'abakozi, nkumva uririmba, nkumva n'amagambo ibya Yesu, ati agahinda kose mfite umutima nkumva karamanutse. None uhereye ubu kabone n'ubwo uri umukozi, ariko umenye ko uri umukozi w'umwihariko. Rero nzajya ngutumaho uririmbe, si ibyo gusa, nanjye umenyekanishe uwo mwami. None ko yari afite ubwami, sibyo, iyo ibintu byahazaga ubugingo yakenera iki? Ntacyo. Vuga ngo rero ibyo Yesu yavuze nibyo, ngo umwana w'umuntu byamumarira iki? Kunguka ibyo mu isi byose akazatakaza ubugingo bwe. Uriya mwamikazi yari afite ibyo mu isi, ariko ntiyari afite ubugingo, amen, ntiyaraza amahoro y'Imana, ntiyaraza imbabazi z'Imana, kuko ibi mubona hanze bigaburira umubiri upfa, ntabwo bigaburira umuntu w'imbere. Ijambo ry'Imana n'ubusabane n'Imana nibyo bigaburira umuntu w'imbere. Rero ubutayu ku Bisirayeli, kuko bagendeshaga amaso no kujya kure y'Imana i Babuloni. Hano turi kuri historical background ku Bisirayeli, ntabwo turagera kuri twe itorero mu isano rya kera. Ubutayu ku Bisirayeli Yesaya yavuga hano ni igihe bajyanwaga i Babuloni kure y'Imana yabo, amen, haleluya. Hanyuma aravuga ngo hazagera igihe ubutayu buzamera. Wabise Yesaya mu mwuka arengeje amaso ibihe byo kuba mu bunyage, amen, ajya mu bihe aho Isirayeli izaba yagarutse mu gihugu cyawo, amen, bakongera bakagira ingoro yabo. Aravuga ngo ubutayu buzamera, amen, mu butayu hazaba ibyishimo, hazaba amasoko, amen,
Haleluya. Mu butayu hazaba amasoko, ubutayu buzamera, hazaba ibyishimo mu butayu. Amen. Haleluya. Ngo mukomeze amavi, agira gute? Asukuma n'amaboko tendebuke. Mukomeze n'imitima. Amen. Haleluya. Yihebye. Amen. Haleluya. Impumyi zizahumuka, ibirema bizasimbuka. Haleluya. Ipfa amatwi bizumva, ngo kuko umwami wanyu azaza n'agakiza abatabare. Hanyuma ngo hazaba inzira, ari umukurikire, hazaba inzira muri ubwo butayu, hazanyuramo inzira. Muraza kumva impamvu mu Kinyarwanda udashobora kubyumva neza. Hazaba inzira, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, inzira yera. Hano niho ndahina amagambo muri afite. Inzira yera, ngo abanduye imitima ntago bazayinyuramo. Amen. Ngo n'inyamaswa z'inkazi ntago zizahaboneka. Ngo iyo bazaba ari inzira ya babandi. Ayumuka akavuga ngo abacunguwe be. Umviriza. Yesu igihe yazaga, noneho atangiye ministeri ye gukora, Yohana Umubatiza amaze gushikwa muri gereza ya Herodi. Amen. Amaze kumenya ko umunsi we wo gupfa wegereje, yatumye abigishwa be kujya aho Yesu ari arakora umurimo, ngo abaze, ese ni wowe cyangwa utegereze undi? Bagezeyo, hari imbaga y'abantu, Yesu wabagaburira ijambo ry'Imana, hari ibirema bije gukizwa, gukira indwara zabo, hari ipfa amatwi, hari ibiragi. Noneho bamubajije bati, ese Yohana aradutumye tukubaze, ni wowe cyangwa dutegereze undi? Mu ijambo rimwe, ni wowe Mesiya, ni wowe nahamije. Hanyuma Yesu nigeze avuga ngo ni jyewe. Oya, ako kanya yahindukiriye ikirema, haguruka, kirahaguruka. Haleluya. Amashimeje ku mwami. Ahindukirira impumyi, pa, irahumuka. Ahindukirira upfa amatwi, pa, birumva. Amen. Ibitangaza bivugwa muri Yesaya 35 nibyo Yesu yakoze. Wabyumvise? Amen. Aravuga ngo mugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvishije. Impumyi zirahumuka, ipfa amatwi birumva, ibirema biragenda, abanyabibembe barahumanuka, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, abapfuye barazuka. Hanyuma ngo mugende mumubwire ibyo mubonye ibyo mubise. Yesu asohoje, amen, icyiciro cy'ubuhanuzi bwa Yesaya ko ari we Mesiya. Ariko ntago birarangira. Mwamurike? Murangurikira? Amen, amen. Odiro tegure Matayo 11:4-6 na Luka 7:22 turaza kwasoma. Ubu hategura ikintu ushaka kuvuga. Amen. Uhandike ahantu Matayo 11:4-6 na Luka 7:22. Amen. Hanyuma turaza kuhagarukaho. Nyuma maze kwandika munyumve neza iyo nshaka kuvuga. Ubuhanuzi bw'Imana muri Yesaya 35. Haleluya. Urwego ubuhanuzi bwa mbere bureba Abisirayeli muri 586 mbere ya Yesu. Umvirize. Buri abahanuzi bwa Yesaya bwatanzwe mu kinyejana 18 mbere ya Yesu. Amen. Haleluya. Bwavugaga igihe Abisirayeli bazavanwa mu gihugu cyabo Abayuda bakajyanwa
i Babuloni byarabaye mu mwaka 586. Nuvuga ngo n'ubuhanuzi bwaratanzwe mu kinyejana c'8, igice cya mbere busozwa mu kinyejana cya gatandatu. Murakurikira? Ubuhanuzi bwaratanzwe mu kinyejana c'8, icyiciro cyabwo cya mbere busohozwa mu kinyejana cya gatandatu, cyangwa mu mwaka uri presi 586 mbere ya Yesu, igihe Nebukadinezari yatsindaga Yerusalemu. Amen. N'igihe Kuro muri 538 yategetse ko abayuda bose basubira iwabo. Iriya nzira banyuzemo basubira iwabo. Amen. Haleluya. Bava mu Buperesi bagana iwabo. Amen. Icyiciro cya mbere abantu 50 bayobowe na Zorobabeli na Yosuwa mutambyi mukuru. Haleluya. Amen. Bariho baraba mu cyiciro cya mbere cyo kugaruka Isiyoni. Mubaza ko bagarutse bafunze isura, bagarutse baririmba. Kandi iriya nzira mu gihe cya Ezira yari inzira yuzuyemo amabandi, ari byo mu buryo bw'umwuka inyamaswa z'ingazi. Piga amakofi ku baneza ubu. Ariko itureba twebwe ntago turabigeraho. Turubaka iki? Historical background. Manishim. Igihe bavaga mu bunyage ku giteko rya Kuro umwami w'Uperesi, bariho baraba muri Yesaya 35 bagaruka Isiyoni. Amen. Ariko se igihe bagaruka Isiyoni, amagambo arangiza Yesaya 35 yarabayeho? Yadusomere diro handi turasubira nyuma. Umurongo wa 10 murumva ko ukurangira abacunguwe n'Uwiteka. Dusubiremo. Abacunguwe bazagaruka bagera i Siyoni baririmba. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizaho. Byababayeho? Ekada. Bariya bagarutse. Amen. Ku iteko rya Kuro muri 538 mbere ya Yesu. Ibi ntabwo byababayeho. Baranezerewe, sibyo? Ko bagarutse iwabo. Ariko ntago bakomeje muri umunezero. Nimuzi ko mu nyuma bahuye n'ingorane, bagashaka kubaka ingoro abanzi babo bakabatesha. Nimubizi se? Nuvuga ngo ubuhanuzi rero buracyahishwemo ukundi gusozwa. Makorige igihe Yesu yazaga noneho, sibyo? Imirimo ivugwa hariye, impumyi zigahumuka, ifama turi kumva, ibirema bikagenda, sibyo? Yesu ni yabikoze. Uwo mwanya abantu nibishimye babonye imirimo byarakomeje se? Oya. Wari umunezero wakanya gato. Iri jambo rero ni jambo Umwuka Wera abikiye aho mu gihe cy'iherezo, kuko ni ibyishimo bitazashira. Amen. Haleluya. Dusomera handi rero. Kutamenya ibyanditswe byera nitumenya ibyo turevandika. Ntabwo ushobora kumenya ibyo usaba Imana kandi utazi ibyo ubuze. Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Abo bakigenda, Yesu atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati, mwagiye mu butayu kureba iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kureba iki? Umuntu wambaye imyenda yorohereye? Abambara iyoroheye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajyanywe n'iki? Kureba umuhanuzi. Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane.
uwo ni we wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izakubanziriza igutunganiriza inzira. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko umuto wo mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye igihe cya Yohana, kandi niba mushaka kubyemera, ni we Eliya wahanuye ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Ariko ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Okay. Ngo ufite amatwi Yumva niyumve. vuga uti mwami ndayafite warayamaye numvise. Ariko ntabwo ari amatwi yumva uguhinda kw'indege y'Ikanombe hari. Ni amatwi y'imbere. Kurikira rero. Ndiyo ndasatira indunduro. Imana ishimwe. Haleluya. Batubwike ngo ubutayu buzamera. Mu gihe turimo ubutayu, Imana ubu buzima bw'isi nubwo bwaba burimo ibintu byinshi abantu bita bibanezeza, kumana n'ubutayu. Isi mu buryo bw'umwuka Imana yita ubutayu. Ibyo waba ufite byose Imana ibyita ubutayu. Iyi si n'ibirimo yitwa ubutayu. Ibintu byose birimo kabone nubwo ari byiza ntabwo bihindura iyi nyito y'Imana. Iyi si yitwa ubutayu. Mu ijambo rimwe nta bugingo burimo. Okay. None Imana yavuze ngo ubutayu buzamera. Nuvuga ngo nzazana ubuzima muri iyi si, abashaka ubuzima bahitemo ubuzima kabone nubwo bavukiye mu butayu, ariko bo bazagira ubuzima hagati y'urupfu. Murazi ijambo ryitwa Kadesh Barnea. Kadesh Barnea nitwabigishije hano? Amen. Kadesh iva mu ijambo ry'Igiheburayo Kodesh, nuvuga ngo holy, saint, ukwera. Barnea bivuga ngo ubutayu bwo kuzereramo, wandering wilderness, le désert d'errance. Wabibise? Kadesh bivuga ahera. Hanyuma Barnea ubutayu bwo guma bazerera. Sibyo? Ni gute haba ahantu hitwa ahera hagati y'ubutayu bubi? Nuko hari amasoko, hari ibimera. Aho ni Imana yabatuje mbere yo kubinjira mu bisezerano. Amen. Amen. Haleluya. Mu buryo bw'umwuka rero, Kadesh Barnea iri jambo rivuga ngo, umviriza, stepping in faith, entering the promise. Wewe wari hano urastepinze hari. Gutera intambwe yo kwizera biguheshe kwinjira mu masezerano. Kadesh Barnea, nimba udatera intambwe yo kwizera nta masezerano n'Imana uzinjiramo. Mwabibise? Amen. Reka twe tumaze kubibona ko ari ukuri. Igihe cyose duteye intambwe mu kwizera turabona amasezerano y'Imana. Furaya Bwana Yesu. Ikintu ukwiye kumenya nuko muri iyi si y'ubutayu hariho abantu bo bataba mu butayu, bibera Kadesh Barnea. Abo ni abana b'Imana bukuri, bibera hagati y'amasoko, bibera ahamera. Mu Gifaransa bahita oasis. Bibera muri oasis. Niyo mpamvu benshi muri iki gihe gikomeye
n'abantu bitwa ko ngo bafite ibintu barakuka umutima, ariko hari abantu mu mpande zine z'isi bari muri Yesu neza, haleluya, bagaburirwa, bavomerwa n'ijambo ry'Imana. Hari amasoko muri bo abavomera. Kadeshi Barnea hari amasoko atatu niyo yavomeraga aho hantu, hagatandukana n'ubutayu bwose. Hari abantu bavomerwa n'amasoko y'Umwuka Wera. Yesu yahagaze mu iteraniro aravuga ati, ufite inyota naze, unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Yari waravuga Yesaya 35. Unyizera wese, yaba umuyuda yaba umunyamahanga, amasoko y'amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye. Nukuvuga iki? Umaze kumwizera, kabone nubwo mu buryo ugaragara uri mu butayu n'abandi bose, ariko mu buryo bw'umwuka wibereye Kadeshi Barnea. Hari amasoko akuvomera ibyishimo, akuvomera ibyiringiro. Haleluya. Aho abandi biheba, wowe ugumana ibyiringiro. Something will happen. Something must happen. Hari kiza gukoreka. Hari kiza gukoreka. Hari kiza gukoreka. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu batatu barasezerewe ku kazi ku mpamvu bitandukanye, ariko umwe arakijijwe yibereye Kadeshi Barnea, ari mu masoko. Uko bazafata iyo nkuru biratandukanye. Bari babiri baziheba, ariko uriya umwe azabifata yego, ariko ntabwo bizamusenya. Aravuga ati, iyakampaye ahubwo igira impe promotion. Amashimenje ku Mwami Yesu Kristo. Reka rero mvuge kuri ibi mu gusoza. Muri cya gitabo cy'umubwiriza ku maherezo, Salomo aravuga ku byerekeye ubuzima bw'umuntu kugeza ku mfiro, ariko akabivuga mu mvugo iri poetique. Aravuga ngo mu gihe, sibyo, afata umubiri w'umuntu nk'inzu. Amen. Nuvuga ngo mukomeze amavi asuku, mukomeze mu buryo bw'umwuka. Iyo turi Kadeshi Barnea, iyo dufite amasoko y'Imana muri twebwe, amen, nta bintu biza ngo biduce intege. Dukomeza gukomera mu Mwami no mu mbaraga ze nyinshi. Reka dusoze rero kuri ya nzira, ngo hazaba inzira muri ubwo butayu izitwa inzira yera. Umviriza, mu Kinyarwanda n'Igifaransa ntabwo ushobora kubyumva. Mu Cyongereza bavuze ngo highway. Highway ntabwo ari inzira yose, niyo mpamvu twakoresheje highway. Amen. Amen. Oya, nona, and a highway. Highway irimo amagambo ngahe abiri. Hayiniki. Hayiniki yavuze ngo kini high ni vuki. None inzira iri hejuru gute? Amen. Iyo bavuze highway, benshi bayumva mu buryo bw'ubugari, nka ziriya zo muri Amerika zifite ibyo bita bande de circulation, lines, nka 10 nangahe, zose imodoka zigendera muri direction imwe, sibyo? Hano ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ubugari gutya. Mumva amateka yabyo, umenye impamvu hakoje ijambo highway. Ngo iriya nzira mu butayu ngo ni inzira ya highway. Amen. Umviriza. Muri middle age, muri moyen age, mu myaka ya kera, amen, hagati y'ikinyejana cya 5 nyuma ya Yesu kugeza mu kinyejana cya 15, amen, iyo bita moyen age. Hariya mu Bwongereza, tudavuga Icyongereza, hariya mu Bwongereza hari utuyira twinshi, sibyo, ariko hari inzira imwe yitwaga King's Highway, inzira y'umwami. Mwabizi? Ayandi mabarabara yose, amen,
yari yitwaga roads amayira utuyira. Amen. Ariko iyo nzira bayitaga highway, ndizakubwira impamvu. Yitwaga inzira y'umwami, King's Highway. Kubera iki? Mbe na mbere high bayubukaga gute? Ushobora kwita nka route principale y'igihugu cyose, sibyo? Bazaga ubona abakozi benshi bagacukura ahantu, bakazana ubutaka, bakazamura n'amabuye mu buryo umuhanda uba hejuru. Amen. Par rapport y'ahandi hose. Niyo havuye highway. Yabaga iri hejuru y'ubutaka bwose. Iyo rero inzira mpamvu bayitaga King's Highway nuko yararindwaga n'ingabo z'umwami mu buryo ntabagizi ba nabi bayegeraga. None umwami Yesu, amen, King of Kings, umwami w'abami, nawe afite highway ye. Niyo mpamvu yaje avuga ngo ni jyewe nzira. Inzira Yesu Kristo duhamagariye ariyo nzira y'agakiza ni highway. Icyambere ntabwo ari inzira zo hasi zijyana n'izindi, ni inzira iri hejuru. Hano mwafata rero high, kuba hejuru, ko ari inzira iri hejuru y'inzira zose. Ntacyo mwibuka? Inzira zanjye sizo nzira zanyu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi cyane, ariko n'inzira zanjye zitaruye izanyu. Rero inzira y'agakiza ni inzira iri hejuru izindi nzira zose. Ngo ari inzira nyinshi ziboneka mu maso y'umuntu ko ari inzira y'amahoro, ngo ariko amaherezo ni inzira ziganisha kurimbuka. Ni inzira yari hejuru, ni inzira y'umwami, ni inzira yarindwaga n'ingabo z'umwami. None Bibiliya iravuga mu kurangiza, mu butayu hazaba inzira, ntabwo izitwa inzira isanzwe yose, izitwa highway, kubera ko izaba ari inzira y'umwami ubwe. None baravuga iki mu Bibiliya? Ngo nta banduye imitima bazayinyuramo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utejejwe, atahora yezwa, ntabwo iyo nzira azayinyuramo, kuko iri high. Waza gumagendera kuzo hasi. Izo bita mu Giswahili za vichorochoroni. Njia za vichorochoroni. Mvuge mu kizo muri quartier. Zimugenda ugakubita imbere y'urugi rwa mukecuru. Ati se bitukuye nta nzira, hano ni inzu yanjye. Izo ni njia za vichorochoroni. Izo nizo nzira rero abantu benshi barimo mu buryo bw'umwuka. Bari mu nzira za vichorochoroni. Umviriza, iyo highway y'umwami, iyo nzira yitaruye, ngo abanduye imitima ntago bazayinyuramo. Siko batubwiye? Vuga ngo abantu batejejwe ntago bazayinyuramo. Niyo mpamvu biri ishigira ngo mukomeze kwezwa, kutejejwe ntazabona umwami. Iyo ni inzira gusa yabejejwe. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Inzira yo kurikira Yesu ni inzira yabejejwe gusa. Icya kabiri, ngo nta nyamaswa z'inkazi zizahaboneka. Amen. Muri iyo nzira y'umwami, haleluya, toutes les puissances de méchanceté ne peuvent pas s'y approcher. Imbaraga z'ubugome z'abadayimoni ntabwo ziboneka muri iyo nzira. Ese murabyumva? Nimba abadayimoni bajya bagutera bakakunesha, reba neza kuri muri iyo nzira, kuko muri iyo nzira imbaraga z'ubugome ntabwo ziyakorera. Kubera iki? Kuko yitwa King's Highway, ni inzira y'umwami, irinzwe nande? N'ingabo z'umwami. Mu Bwongereza yari umwami, niwe nyiri iyo nzira, uwo muhanda yarindwaga n'ingabo z'umwami. None mu mwuka hano, iyo nzira ni y'umwami Yesu, irindwa n'abamarayika.
kucyanyuma ngo nubwo baba abaswa babandi isi itaba abaswa, ngo nibagira amahirwe yo kwinjira muri iyo nzira ntago bazayoba. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba ari dogiteri mu bintu runaka ariko akaba adafite agakiza, hanyuma akayoga kakamunesha, akaba afite umukozi ukijijwe. Niba utangaje yuko uwo mukozi ajya amuterura amuvana mu modoka, kuko ava mu kabare imodoka akayigeza mu rugo, nibyo bitangaje. None wa murokore w'umukozi we akamuterura akamujyana akamuryamika muri saro kwanza. Amen. Hanyuma mu nyuma uwo shebuja, amen, azabyitegereza. Bigeze kuba, niyo ndababwira, azamuhamagara, urabizi, gira inama abigenza gute. Ugisha inama ninde? Muvuge ni dogiteri. Agisha inama nde? Umukozi. Ntabwo yigeze ajya no muri primaire. Babizi? Umukozi rero akamubwira ati, rero databuja, nta kindi cyakuvanayo ni ukumenya highway y'umwami Yesu Kristo, ni ugukizwa. Imigozi y'abadayimoni b'inzoga n'ibikini ubusinzi ikakuvamo. Ntabwo azamubwira gutyo, nijye namubwira gutyo, ariko wazamubwira yitonze, kuko akwiye kumubaha ni shebuja. Sibyo? Ngo uwo mukozi ari mu isi itaba abaswa, ariko yabonye ya nzira y'umwami, ngo ntabwo ashobora kuzimira. Nuriya dogiteri shebuja ariwe arashaka kumenya ya nzira. Ngo nubwo waba uri umuswa nuwinjira mu nzira y'umwami ntabwo uzayoba. None ndashoje nkubaza, muvandi muri hano, uretse kuza mu iteraniro, uri muri iyo nzira yera? Uri muri iyo nzira? Kuko ngo abanduye imitima ngo izaba ngo yaba abandi, Bibiri igahita bavuga ngo bacunguwe nayo. Ese uri mu bacunguwe? Ese uri mu nzira yera? Imvugo yawe, ibitekerezo byawe, imirimo yawe, ibyo ukora aho hanze, uri mu nzira yera? Waba ugendera mu nzira yera? Are you walking in the highway of holiness? Marches-tu? Nanze kuvuga ngo marchez-vous, kuko ari gushofa ntabwo ari jewe. Marches-tu sur la voie sainte? Ko Bibiliya yayise inzira yera. Ntabwo ari umugabo wawe abimenya, ntabwo ari umugore wawe, ni wowe ubwawe. Ese uri mu nzira yera? Nimubyitiranye no kuba mu itorero. Uri mu nzira yera? Urabihamya? Umwuka araguhamiriza? Imvugo yawe hanze, abo ugendana nabo, ibyo ukora, uri mu nzira yera koko? Umaze kumva amagambo asobanura, umukara yakoresheje mu gusobanura iby'iyo nzira yera. Ni inzira yiri hayi, ntabwo ari izi nzira za bicyocorone abisi bakoresha mu buzima bwabo. Ni inzira ziri hayi, ni inzira nako iri hayi. Ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ugera kwa data ntamujyanye. Amen. Iriya nzira tuya tuvuga ngo I am the way, je suis le chemin, ni mimi njia, ni iyi nyine, ni Yesaya yavugaga, ni inzira yera. Amen. Highway of holiness, la voie sainte. Uri mu nzira yera? Urera mu mutima? Wabihamya? Rero naguhamagarira uyu munsi kugira ngo nimba wigeze gukizwa, uyu munsi usigaye ku izina gusa, garuka muri iyi nzira, ntabwo ararengerana. Nawe uyirimo wikomeremo. Amen. Nawe utigeze unayumva ari ubwa mbere, ndaguhamagara n'imbere kugira ngo uze tugusengere nawe winjiye muri iyi nzira, za nyamaswa z'inkazi uzikire. Tunamika imitwe yacu. Tunamika imitwe yacu. Mwuka Wera ndakweretse buri muntu wese uri hano, abari hano bakaba batigeze banakizwa, ukore ku mitima yabo
bavana uyu munsi babohotse ingoma n'ubutwari bwa Satani ashaka kubarimbura. Nimba uri hano ukaba utigeze winjira muri iyo nzira, ndaguhamagaye uzana imbere kugira ngo tugusengere nawe umunsi winjire muri iyo nzira. Utari muri iyi nzira ikibazo kimutegereje. Nawe mu Kristo wigeze kwinjira muri iyi nzira, ariko uyu munsi warayivuyemo, nta kwera kuri muri wowe, hari byinshi by'isi byongeye kuguhumanya. Ndagusaba wowe uhaguruke aho uri, hanyuma tugusengere. Abandi nabo bayirimo bo ndabasengera ngo bayikomeremo. Umwe wese mu mwanya we nahaguruke. Ndavuga uhaguruke wowe aho wiyumvise. Amen. Mukomere Imana amashimisha musikira cyo. Iyi ni inzira yera, nta bantu b'isi bayizi kuko iri haya, iri hejuru cyane, ngo ni abandi gusa bacunguwe. Ndasaba abakristu batakiri muri nzira bahaguruke aho bari. Imitima we yarahumanywe n'ibindi bitandukanye, bahaguruke. Yagiye yuhumanya byinshi ni ibi nyine tugira duhura nabyo muri isi. Bahaguruke. Ahirwa wihana ibyaha bye azababarirwa, ariko ubihishahisha ntabwo azagira imbabazi n'Imana, ahubwo azaba yiteze umujinya w'Imana. Kaze bavandimwe abashaka kwinjira muri iyo nzira uyu munsi nibaze. Kini gihe cyawe. Yesu aragukunda cyane, yaragupfiriye kugira ngo wowe ntuzarangize ubuzima bwawe muri za nzira za bicorocoroni, za nzira zo muri isi ziri mu rupfu gusa, zishuka abantu bakita abanyabwenge kandi bari mu nzira Imana yita ko ari inzira z'ibyago n'amakuba. Turega ngo musubire mu magambo, sibyo? Kandi muyizere. Muvuge muti Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, waje muri isi y'ubutayu, nta buzima burimo, uzana ubuzima. Ni wowe bugingo buhoraho. Ukwizera abavuye mu butayu, abayinjiye ahari ubuzima. Uyu munsi nafashe icyemezo cyo kuva mu butayu no kukugana kugira ngo mu bugingo. Umbature, umbabarire, unyojeshe amaraso yawe, wandike izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none ubutayu ndabusezeye, ninjiye ahari ubuzima. Mu izina rya Yesu, Mana unyakire mu bwoko bwawe, unyigishe iby'iyo nzira yera. Urakoze, umwuka wawe wera abe umwigisha wanjye. Mu izina rya Yesu, Satani ndamusezeye n'imirimo ye yose. Mu izina rya Yesu, nakira agakiza kawe, sinkirimbutse, ndi mu nzira yera. Uhereye none imbabazi zawe zimbeho, mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Abakozi b'Imana rero mubitwararike. Reka abakozi b'Imana babitwararike. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Mwebwe musigaye rero. Amen. Ngira nsengere abo batakiri muri iyo nzira, ariko kubera umwanya ari muto, ngira nsengere nabo bari muri iyo nzira kugira ngo bayikomeremo. Sibyo se? Nibyo sibyo? Abayivuyemo bayigarukemo, abayirimo bayikomereremo, kugira ngo za nyamaswa z'inkazi zizongere kubahamagara. Ntabwo zegeraho, ziratinya inzira y'umwami. Mwumvise ko yitwa Kings Highway. Abadayimoni barahatinya ko ingabo z'umwami zirarinda iyo nzira, ariko iyo uvuyemo ni wowe washimye kubasanga abo izo nyamaswa z'inkazi z'abo badayimoni, ariko inzira y'umwami irarinzwe n'abamarayika. Abasigaye rero muhaguruke mwese. Harimo ibyiciro bibiri, hari abavuye muri iyo nzira, hari n'abayirimo. Tuzamure amaboko yacu. Rwose ndakubwira ngo umwanya wamaze hano ntabwo wawutaye. Uyu ni umwanya w'ingenzi cyane.
abantu bapfuye uyu munsi badakijijwe bakwifuza n'umunota umwe wo kuba aho uri, ariko ntibashobora. Babizi, iyo upfuye niwe umenya agaciro k'umunota umwe imbere y'Imana. Amen. Ariko mu gihe tukiri mu mubiri turashukwa n'uyu mubiri, kumva yuko watinze, kumva ko ikindi biki. Abapfuye ubu wabagarura batazi Yesu basaba n'umunota umwe bumva ibyumvise, ariko ntabwo babihabwa, kuko hari ijambo rivuga ngo umuntu yabikiwe gupfa rimwe hanyuma akaza amateka za mu maboko yawe. Uvuga uti Mwami Yesu, ndagushima ko wazanye inzira mu butayu bw'isi, inzira yera. Ndagushima ko wampumuye amaso ukayinyereka nkayinjiramo, inzira y'amahoro, ngo abayinjiyemo ngo bazayigendamo baririmba indirimbo zidakama n'ibyishimo bidashira kugeza i Siyoni. Nanjye ndi mu nzira ijya i Siyoni, ariyo nzira yera, unyuzuza amahoro n'ibyishimo n'indirimbo ku munsi kugera i Siyoni, kuko ngo ni umunezero utazigera urangira, ni amahoro atazashira. Iyo nzira igana i Siyoni, kabone n'ubwo inyura mu butayu, abayirimo bafite indirimbo y'ishimwe, abayirimo bafite indirimbo z'ishimwe, bafite ibyishimo, kuko baza bagana umurwa wera w'Imana nzima, Siyoni yo mu ijuru. Mwami, umbabarire igihe cyose nateshutse kubw'iyo nzira, ku mpamvu zitandukanye. None mfashe icyemezo uyu munsi cyo kongera kugaruka muri iyo nzira yawe, muri iyo highway yawe irinzwe cyane n'ingabo zawe z'abamarayika. Mwami, ungirire imbabazi, ungarure kandi muri iyo nzira yawe ubuziraherezo, sinzongera kuyivamo. Mu izina rya Yesu, amaso yanjye ahumuke areba aho inzira igana i Siyoni yo mu ijuru. Amaso yanjye ntazongere kureba ibishuko by'isi. Urakoze kumbabarira, urakoze kumbabarira. Ndagushima ko mpagaze muri iyo nzira, sizongera kureba iburyo n'ibumoso, nzatumbira imbere aho igana iyo nzira yera, ahera hawe i Siyoni yo mu ijuru. Ndagushima Mwami, mu izina rya Yesu, amen.